ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri films zacu. Turabasuza cyane kandi turabakunda cyane, niyo mpamvu magingo aya ngaya mutubona hano. Ndababaye cyane, ndababaye. Impamvu rero mbabaye ni iyihe? Ubundi ngewe ubusanzwe ndi umwe mu bantu bakunda injyana ya gospel, kandi ndi umwe mu bantu bakunda Imana, bakunda n'indirimbo zihimbaza ndetse zikanashimira Imana. Ariko amakuru mbashije kwakira none aha ngaha ntago ari amakuru meza na gato, dore ko ari amakuru mpawe n'umuvandimwe wari usanzwe antwara w'umumotari. Ni wampamagaye arambwira ati Jesco izo mipango hari ahantu ntwaye abantu, ariko amakuru nakiriye ngo nuko bagiye mu bukwe bw'uwitwa Vestine. Ndavuga nti ngo wiki, nahise mvuga ni ngo ati ni Vestine urongowe. Ndavuga ni se Vestina wo muri Vestina na Dorcas, barambwira ati nuwo ngo umwana w'umukobwa ubu ngubu rwose bagiye kumurongora. Ndavuga ni se ni kumurongora byo kumusambanya cyangwa ni ubukwe nyine? Nza gusanga umwana w'umukobwa rwose ngo yamaze gusezerana imbere y'amategeko. Ndavuga ni se wa mumotari we, ko inkuru zanya kenshi na kenshi mukunda kuvuga ko buriya muzirinde inkuru z'abamotari, mujye munazigendera kure. Abamotari hari igihe guhereza inkuru noneho kugira ngo ayisasire neza, utazigera unayivuga uvuga nkaho uyimukesha, agahita avuga ngo sinzi n'umuntu wigeze kubimbwira, cyangwa se ngo sinzi ahantu nabyumvise. Suza ahantu wabyumvise kandi wari uri aho hantu nyine utabizi. Noneho nanjye barambwira ati nati rwose ni umuntu nari njyanyeyo namugejejeyo, ariko icyitwa gufata video byari sakirire gikomeye cyane ku buryo ntabashije kubona n'uburyo mfata video. Namwane se nyakurongora Vestine uwo nguwo nubu ati ni umuhungu wo muri Burkina Faso. Ndavuga nese ko uwitwa Emirene agifite bano bana, ndabyibuka mama wabo bigeze kugira n'akabazo bakozanyaho bavuga yuko ngwire n'abayuzinga nta kintu babona, ndetse baza banaburana cyitwa Cano. Mama wabo dore ko icyo gihe atarazi Cano n'ibyo ari byo, yuko ari ibintu biri online bitari ibintu biri virtuel. Ko bavugaga ko aba bana bakiri bato cyane, nyagusamba nk'uwo nyakurongorwa uwo yaba yujuje imyaka. Ndamubaza nese ubundi Vestina ni uwuhe, Dorcas ni uwo? Ngewe rwose nababeshye, mbaye ahangaha ntazi Vestina, mbaye ahangaha ntazi n'uwitwa Dorcas. Ariko noneho aza kuza kumbwira ati Jesco izo mipango nawe ngo ntago ujye ukurikira ibintu, niyo mpamvu nicyo kibazo cyawe. Ndamubwira ngo ibintu ndabikurikirana, ariko icyo kuvuga ngo Vestina ndamunzi cyangwa se ngo witwa Dorcas ndamunzi, reka da. Gusa nzi ko habamo umwe w'agashyomotsi n'akandi nyine kaba gashaka kuba karirimba buri kanya. Abarambwira ati no murabivanga wowe, wa undi w'agashyomotsi w'igikara we niwe Vestina, niwe nyakurongorwa. Noneho nza kubitandukanya. Nyakurongorwa ni wa wundi w'igikara, umwe unagaragara ko ari nawe mukuru ukunda kugira akantu k'agapenge nk'ak'abagore. Noneho nyagusigara uwo ni uwitwa Dorcas, kakandi kakana gadafite n'utubraces mu menyo. Metamenya. Ndavuga ni noneho ahangaha ndabisobanukiwe neza cyane, nyakurongorwa na nyagusigara maze kumenya uburyo mbatandukanyamo. Ikintu nasigaye rero nibaza cyane atumye mbabara cyane ni iki ngiki. Vestina koko nkamwe wenda abantu muba mudukurikira umunsi ku wundi, cyangwa se wenda banakunda bari abana, muze kuza kumbabarira kubishyira muri comments. Sinshaka kuza wenda kugira ibintu mvuga bikagaragara ko narengereye, cyangwa se wenda navuze ibitari ngombwa. Mumbwiza ukuri koko ku kigero cy'uriya mwana w'umukobwa ejo bundi ahangaha bavugaga ko ngo ari muto, byari bikwiye ko arongorwa koko ubu ngubu, cyangwa hashobora kuba habayemo kwihuta ndetse no kudatekereza ku babyeyi, kuko ntabwo ibingibi twabishinja Irene ngo niwe wabifashemo umwanzuro cyangwa se wabifashemo icyemezo, kandi wenda ni umuntu basanzwe gusa bakorana
kubw'inyungu runaka, umwe aharanira inyungu ze bizava mu miziki bakorana. Ariko se koko byari bikwiye ko uyu mwana w'umukobwa niba koko ari byo abe yagenda koko akiri muto bene kariya kageni? Nagira ngo ubu ngubu ababyeyi bagakwiye kujya bicara bagashishoza bakareba ati koko uyu mwana si irari wamushatse wenda yaba azanye, kubera ko urumva umwana iyo akiri muto atarakuramo gato aba agifite shape cyangwa se yaba akigaragara neza cyane, bigatuma wenda abantu b'abagabo bagira irari ryihuse bakumva ko bahita wenda bamuhindura umugore, cyangwa se wenda kubera ko uzi ko bishobora kuba byakugiraho ingaruka ugahita nyine uvuga ati reka mbicishe mu buryo bw'ubukwe. Ariko nanone kandi abantu bakomeza kugenda bambwira bati urumva n'umumotari wantwaraga nawe yaje kubigiramo ikibazo, aravuga ati ariko Jesco izo mipango abantu bari bari aho ngaho bakomeza kugenda bavuga ko uwitwa Vestina bishoboka kuba bamushatse kubera ko anamo babujije abantu gufata za video kubera ko wenda yari yamaze guterwa inda. Ndavuga nti aha ngaha noneho umuhungu n'ugwenda ajya amereza inkuru rimwe na rimwe nkazizera ariko hano ho gishobora kuba cyihuse, ariko byavuzwe. Ni nayo mpamvu nanjye wumva mbisubiyemo kandi bitari na ngombwa ko mbisubiramo, ariko kubera ko byahavugiwe cyangwa se wenda bya abantu bagerageje no kugira uko babikomantingaho, niyo mpamvu nanjye mba ngasodetse maguze kugira ngo ngewe ntagomba ngomba kugashyiramo nyine mba ngomba kugashyiramo kugira ngo ntagenda katagiyemo. Burya hari ukuntu ngewe ngira ahantu nkibuka nk'ikiganiro nakoze, hari nk'akantu nari nateguye mu bwonko nza kuza guterekamo, kuko ubundi buri nkuru yose ibigomba kuza kugiramo akabya nkuru mu kuntu, cyangwa se wenda buri reaction yari yose bigomba gukenera ka katalizeri. So kuba wenda umuntu yakiramo utuntu turi catalytique cyangwa se katalizike, ntago umuntu yari yagace nk'amabere, kuko biba binakwiye kugira ngo inkuru ize kuza kuryoha. So kuba numvise ako kantu ko kuba Vestina ashobora kuba agiye bitewe n'amakosa yari yabayeho, abantu barahuza ibyo bahuza, biza kuza kuba ngombwa ko bigaragarira buri wese. Ubwo ibyo ndimo ndavuga ngira ngo wenda murimo baragenda mubyumva gake gake ku bantu mwagiye mu paying attention. Ubwo rero niko inkuru nayumvise, kandi shaka burya kugira ngo abantu batangire bavuge inkuru bavuga bati gutya na gutya birashoboka gutya na gutya, nuko haba hari ikintu kiba cyabaye. Muri ufite gusanga rwose hari ikintu gishoboka kuba cyarabayeho gituma bahita bihutisha ubu bukwe niba koko bwabaye, kuko uriya mwana yarakiri muto. Ni impamo ya Mungu pe, ni impamo ya Mungu. Uyu mwana w'umukobwa Vestina yarakiri muto cyane. Nkeka ko bizanasaba n'umuntu umushatse, bizanamusaba kuba yamushakira abandi bantu bamuba hafi, kuko rwose uyu mwana w'umukobwa ibyo bintu by'ingo yarataramera wenda nk'umuntu waba uri tayari kuba yabijyamo none aha ngaha. Ndabizi kano kaganiro n'ababyeyi be bashobora kuzakareba, cyangwa se wenda kakarebwa n'abandi bakristo muri rusange, kandi mugize kuza kugerageza mushyiremo n'uducomment kugira ngo wenda turebe niba ntaho narengereye, cyangwa se wenda aho navuze inkuru ikabije. Ariko ni ukuri kw'Imana, umwana uri munsi y'imyaka 25-26 burya batarawogoshaka, kandi simpamya neza ko witwa Vestina afite n'imyaka 21. Ibyo ngibyo rwose naba ngiye kumubeshyera imyaka, aho rwose nirinze kuba nakora ikosa ryo kuba nabeshyera umuntu imyaka. Aracyari muto cyane pe, aracyari muto cyane uriya mwana w'umukobwa. Gushaka rero famiye yaba yihuse, ndetse kandi nzi neza ko biba bigiye kuimpactinga kuri kariyeri y'uyu mwana w'umukobwa ndetse na wa wundi usigaye. Iyo bari team ubonaga ko byari bifite impact ikomeye cyane. Ariko ubu yagiye kuba yita ku rugo ku myaka y'amavuko afite tutazi,
agiye kuba ahangana n'ibibazo by'urugo, agiye kuba yita ku mugabo, Mana nyagasani, uriya mwana yari kuba yajya mu ishuri akaba arimo arakomeza amashuri ye, ariko ibyo kujya rwose kujya kumutereka ku bintu by'ibi ubyuka mu gitondo bamukindagura ibindi bintu bikomeye cyane. Yari akiri umwana rwose pe, n'impamo ya Mungu, yari akiri umwana w'umukobwa. Nibareba kino kiganiro bumve ko rwose aya ubwo se nawe none nibajya kumuririmbira za ndirimbo, hari indirimbo bajya baririmba ngo mu bukwe ngo dusigirunga ntibajya bajya kuzimuririmbira rwose, uriya we abantu bazarira, n'utwana duto tuduhinja tuzarira, kubera ko nawe yari akiri gato, kari kakiri agahinja aho rwose. Famille bigaragare ko famille ya Dorcas na Vestine bakunda ibiceri, bakunda ibiceri kabisa. Uriya mubyeyi wabo ahantu hari inote ahita avuga ati jyaho, nta mpamvu yo gutinzamo. Iyi nkuru rero ndayumvise, ndavuga ni ntago nakwicara ntayibabwiye. Ntago binshimishije wenda jyewe kuba naza kuyibabwira Justin kugira ngo namwe muyimenye, munumve uko byagenze, ariko ntago ari ibintu rwose, ntago ari ibintu by'i Rwanda. Ari aho rwose ingufu za famiye ziba zaje, umwana bakamufatira icyemezo bakamuga ati bapfa kugenda, cyangwa se wenda hakaba habayeho guterwa inda. Ntago ari gusa nyine muze kuza kubicekinga, muraza kuza kumbwira. Ntago ari gusa, hari ikintu cyabayeho gituma rwose uyu mwana w'umukobwa bigenda gutyo. Murakoze cyane, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima.